ese nawe ujya wibaza ngo hari umuntu waba warabaye umugabo cyangwa se wabaye umunyamateka wavuze amagambo yahindura ubuzima, cyangwa se tuvuga uburyo aya magambo twavanamo inama y'umunsi? Munyemerere umunsi tuvuga ku mateka magufi ndetse n'amagambo menshi yahindura ubuzima yavuzwe n'umugabo bita Mahatma Gandhi. Izina rye nyakuri bamwita Mohandas Karamchand Gandhi. Izina abantu benshi bamuziho ni Mahatma Gandhi, bisobanura umuntu wera cyangwa umunyabuntu ukomeye. Yavutse tariki 2 Ukwakira 1969 mu gace bita Ipolobandari mu gihugu cy'Ubuhinde. Yitabye Imana tariki 30 Mutarama 1948. Reka turebe ibintu by'ingenzi yakoze mbere yuko tumva amagambo yavuze, amagambo yahindura ubuzima, amagambo yuzuyemo inama y'umunsi twakifashisha nk'intwari y'ubutsinzi. Reka turebe ibintu by'ingenzi yakoze. Ikintu cya mbere yakoze, yarwanyije ubukoloni bw'Abongereza mu gihugu cy'Ubuhinde akoresheje uburyo bw'amahoro, atarwana. Ibyo twakwita nk'imirwano ariko utarimo ibintu by'urugomo. Ikintu cya kabiri nanone yakoze, yafashije igihugu cy'Ubuhinde kubona ubwigenge. Icya mbere yarwanije ubukoloni, ikindi cya kabiri afasha igihugu cy'Ubuhinde kubona ubwigenge. Ibyo yabikoze mu 1947. Kandi twabonye ko yitabye Imana mu 1948. Yari intwari. Ikintu cya gatatu yakoze, yari intwari iharanira amahoro, ukuri no kutarenganya abandi. Ikintu cya kane yakoze, yarwanyije ivangura nk'akarengane muri Afurika y'Epfo aho yabaye igihe kirekire. Ari n'ahangaha iyo twumvisha umuntu bita Martin Luther King Jr. ibintu byo guharanira uburenganzira bw'abantu muri Amerika, yabikomeye kuri umugabo bita Mahatma Gandhi. Ndetse n'uwo twakwita intwari ya Afurika, uwo twita Nelson Mandela, imico ye myinshi ayivanye kuri Mahatma Gandhi. Ikintu cya gatanu rero yakoze, yatoje isi kwirinda urugomo kandi aharanira kubabarira no kubana neza n'abandi. Mu nyemerero uyu munsi rero tugaruke ku ijambo yavuze, ijambo ririmo inama y'umunsi, ijambo ryahindura ubuzima, ijambo ryahindura buri kimwe mu isi yose. Reka twihuse twirebere ku mwanya wa mbere amwe mu magambo yavuze yavamo inama y'umunsi cyangwa se inama y'ubuzima. Ikintu cya mbere yaravuze ngo ba ijisho cyangwa se ba impinduka wifuza kubona mu isi. Kuba impinduka wifuza kubona mu isi, ubwo bivuze yuko mu gihe cyose uzategereza abandi bantu cyangwa se uzategereza ubufasha buvuye ahandi hantu, buzaguhindura uko utabishakaga cyangwa se bazagukoresha mu nyungu zabo bwite, ku buryo uzajya kugera ku mpinduka ushaka mu gihe kirekire kandi bigutwaye imbaraga z'umurengera abo baramaze kunguka kurusha ibyo bamaze kunguka. Reka mbaye nk'urugero, ahangaha ntabwo igihugu cy'u Rwanda kizaba uko gishaka kuba cyangwa se kizagera aho gishaka kugera bitewe n'ibindi bihugu. Oya, twebwe n'ubuyobozi bwacu cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, cyo n'ubuyobozi bwacyo niho bagomba guhaguruka bakarwana, bakava aho bava bakagera n'aho bagera bo ku giti cyabo. Reka turebe ijambo rya kabiri ryavuzwe na Mahatma Gandhi, ijambo ryatuma uba umugabo ugakabya inzozi. Ijisho risumbuwe n'irindi rizatuma isi yose ihuma. Ibyo ngibyo bivuze ko, reka mbanze nongere kubwire, ijisho risumbuwe n'irindi rizatuma isi yose ihuma. Reka nimba utabyumvishe ngerageze mbikumvishe. Bivuga ko kwihorera bidakemura ikibazo, ahubwo byongera urugomo. Niba uyu munsi uje ukankorera ikintu nkahita nanjye mfata decision y'uko ngomba kukwishyura, ngomba kuguhemukira, ibyo ngibyo nawe maze kukwishyura nawe urongera ugapanga ikindi kintu kirenze wumva uzaza ukamemukira. Wazi wanjye wabinkorera nanjye nkumva ko nzagaruka we nkabigukorera, tukirwa muri ibyo. Reka mbanga urugero rwumvikana. Ukraine itegura igitero kijya mu Burusiya,
cyagerayo Urusiya bukarakara nabwo bukongera bugatira Ukraine nayo ikongera igasubirayo. Urumva rero kwihorera ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo byongera urugomo. Rero nibyo Mahatma Gandhi yavuze ngo ijisho risumbuwe n'irindi rizatuma isi yose ihuma. Reka twikomereze ku ijambo rya gatatu ryahindura ubuzima. Yaravuze ngo inzira nziza yo kwimenya ni ugukorera abandi ubikuye ku mutima, kuko azi ko n'ubundi siko byagenda kose uyicaho ugakomeza. Ntabwo isi umuntu aza ngo ayitureho ngo azamere nk'umusozi, oya, ahubwo ejo ukabana n'abandi ukabafasha bivuye ku mutima, ukabikura ku mutima. Ibyo bintu byatuma nibura urugendo duca ku isi warucaho neza mu buryo bwemye. Reka twikomereze turebe ijambo rya gatanu yavuze ryavamo inama y'umunsi. Gusa niba wabikunze nta kabuza wadukora subscribe kugira ngo tuzarebe n'abandi bashakashatsi benshi cyangwa se izindi ntwari nyinshi zavuze amagambo yahindura ubuzima, amagambo twavanamo inama y'umunsi. Turebe ijambo rya gatanu. Yaravuze ngo umunyantege nke ntashobora kubabarira. Kubabarira ni ubushobozi bw'abanyamaboko. Umuntu wese buriya wumva atababarira mugenzi we, umuntu utazibukira ngo ababarire mugenzi we, uwo nguwo n'uwo bita umuntu w'umunyantege nke. N'ubundi umuntu yaguhemukiye ibyo biba byamaze kuba past, biba byamaze gucaho, kandi ubizi neza ko ikintu cyahise nta kindi kintu wagikoraho, ahubwo usibye kugifatiramo isomo rigena iminsi izaza, kugira ngo tuzasubiramo rya kosa nk'iryo wakoze rikaba ryateza ikindi kibazo. Ahubwo emera, wige kubabarira, wige kubana n'abandi bantu, kuko bizagufasha kubaho kandi ubeho neza. Reka turebe ijambo rya gatandatu ryavuzwe na Mahatma Gandhi ryafasha abantu guhinduka. Ariko nongere nkubwire ngo niba wabikunze nta kabuza wakora subscribe kugira ngo ijambo ry'umunsi cyangwa se inama y'umunsi yawe ihindura ubuzima bwawe itazajya gucika. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo baho nkaho wapfa ejo cyangwa uzapfa ejo, ariko wige nkaho uzabaho iteka ryose. Aya ni amagambo yavuzwe na Mahatma Gandhi ngo baho nkaho uzapfa ejo. Urumva ahangaha ni gukora ibintu byose ukabikorana ubwuzu, ugakunda bagenzi bawe, ukiga kubabarira kuko umeze nkaho uzapfa ejo, ariko wige nkaho uzabaho iteka ryose. Abantu bose barabizi yuko icyo twakwita knowledge cyangwa se ubumenyi cyangwa se ibyo umuntu yiyungura buri munsi twabifata nk'ibiryo by'ubwonko kandi bizabufasha iteka ryose. Ibaze witeguye umeze nkaho uzabaho iteka ryose, bivuze ko ikintu cyose ugikora mu buryo buri perfect. Ibintu byose ubikora witegereza ko uzabona intsinzi kandi ukabikoresha umuhati wawe wose, ukumva ko nta wundi muntu uzabigukorera. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga nkaho uzabaho iteka ryose. Munyemere ku ijambo ryavuzwe na Mahatma Gandhi twumve ijambo rya nyuma ryavuzwe nawe ariko ryahindura ubuzima. Yaravuze ngo nubwo utamenye icyo igikorwa cyawe kizatanga, ariko ntuhitemo kugira icyo ukora, ntacyo kizavamo na gito. Iyo ufite igikorwa kiba mu bitekerezo gusa utagishyira mu bikorwa, icyo ngicyo kimera nk'inzozi bateye cyangwa se kimera nk'umurama bacanyemo umwambi, nta kintu cyakumarira. Inyigisho rero dukora kuri Gandhi ni izi ngizi: guharanira amahoro aho gushaka kurwana. Ikindi, gukunda ukuri n'ubutabera. Ikindi ni kwigomwa ibyiza byawe kubw'abandi. Ikindi, kubabarira n'abagukoreye inabi ukababarira. Niba wifuza ko ubutaha twazakora indi nama y'umunsi cyangwa se ijambo ryahindura ubuzima, jya muri comment section utubwire umuntu twazagarukaho. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big Queen TV, nawe njye wibagezaho ni Cyubahiro. Niba wabikunze dukore subscribe. Ndabakunda,
ciao ciao.